amafaranga urengewe yose ngati ayo ngagomba kujya hanga akajya ndakaganga uburyo nta kintu bazambura naye nzasaza neza icyo gihe kigenye ndi gufata akabando igihe twaducire tuzandengera bose ubwo kanya hagize umuntu uvango ngo ngiye nkunde guhamagaye nguzo nsura wasabye ibintu bihari Yesu bukadi nabitsi yongiye iyo ndashaka ngo izajye ngurira sima ingura umucanga nanjye nkuri wanjye hase neza nkorera abandi nkakora neza nanjye ndashaka kwifuza ko nanjye nakore wanjye hagasa neza ugitangira kubaho ukamenya ubwenge ukagira icyo utangira kwinjiza ugomba no gutangira gutekereza ngo bizamfasha iki nzatera imbere gute ubuzima bwanjye ndabwubakira kuki ndubakisha iki nakubaza ajye kumunsoma byibuze amafaranga ngenda mbika ku ruhande yego ngavati uyu mwana nta kintu azamburana mu gihe nyine ndi gusaza yego nabo bari gukura icyo gihe rero birafasha Bridging Finance ndagira ngo nongere mbasuhuze murabona ko noneho dutubutse ntabwo ari Pezibule gusa twazanye n'abandi bashyitsi reka nze mbasabe rero batwibwire batubwire icyo bakora hanyuma nyamara kutubwira icyo bakora turabaganiriza bisanzwe ariko ndagira ngo babanze bibwire abatumirwa reka duhere hano iruhande rwanjye uratubwira uko amazina yawe n'icyo ukora mbere namwe mbanje kubasuhuza ahita Nzabandora Pierre nkaba nkunda gukora akazi k'ubuyede akazi nkunda gukora igihe kabonetse igihe katabonetse nkaba ndi umuhinzi nako kazi nkunda gukora utuye hagana hano mu Ruragwe utuye mu Ruragwe ubwo Ruragwe ni mu karere ka Karongi abantu batahazi mbabwire mu karere ka Karongi hafi na kaminuza yitwa Pias aho ni mu murenge wa Rubengera intara y'Iburengerazuba reka tubaze n'uwo hepfo tubwire uko yitwa n'ibyo akora ngo tuganire ubuzima bwa buri munsi tubamo n'uburyo turwana n'intambara yo kurushaho kwiyubaka hari abantu bajya bavuga ko gutera imbere bidashoboka bakavuga ko umuntu akora kugira ngo arye gusa ubwo rero ndagira ngo tufashanye tubwire abantu ko ushobora gutangira ukora akantu gato cyangwa akazi abantu bamwe batita ko ari akazi ariko kakaba akazi gatunze umuntu akabaho mu buzima ushobora kubona ko abayeho nta kufatafata kubera ko yabashije gukora ibyo afite ibyo abonye akabicunga neza bikamufasha gutera imbere ikiganiro cyacu naho kiraza kuba cyerekeye ndagira ngo tuze kuganira tumva tubohotse kandi ibi bimeze nk'ubuhamya twenda gusangiza abandi kugira ngo nabo bibafashe ntagire ugira impungenge turi kuganira n'abanyarwanda bagenzi bacu reka mbaze uwo hepfo mugenzi wawe natubwire murakoze mbanje kubasuhuza mwese nanjye nitwa Kwihangana Methode muri mu nkora wanjye nkunda gukora ni igifundi ariko ntabwo aribyo nize byonyine nize n'ububaji gusa ariko ibyo nkunda gukora cyane nkunda kubamo cyane nkora umuntu nkunda gukora buri munsi ku wundi ni igifundi ubwo rero ndubatse mfite umugore n'abana babiri umuhungu n'umukobwa nkaba tugiye kuvuga ukuntu ubuzima nabayemo n'ukuntu mbese naho ngeze mu iterambere umugambi rwo kwiteza imbere yego aragize ati ngiye nitwa Kwihangana Methode seka Methode uko kaje gutera ni izina ryawe cyangwa niryo bagwimye oya Kwihangana muntu handitseho Kwihangana Methode ariko akora ko gitanga ubudara ibyo barinyise oya ntabwo ari ibihimbano nuko barinyise yandi batarayanyita budara nibyo bizwi cyane ariko Methode yanyu bazi ko aribyo nyine barinyise nyuma yo ngaho yaje nyuma yo ngayo ubu nitwa Kwihangana Methode ubwo Methode bitwara inzira nyinshi Methode ni inzira nyinshi inzira zose nyinshi zigashoboka witwa Kwihangana Methode okay abadukurikiye ngira ngo baratwumva urumva uyu ni Jean Pierre Nzabandora hepfo yitwa Kwihangana Methode twese tugiye kuganira rero tujye kubaganiriza
mu buryo bwo kugira ngo dusangizanye ubuzima. Nahereye mu bantu bakora akazi gasanzwe gashobora kuboneka hirya no hino kugira ngo nkubwire ko aho uri nawe ushobora kwirwanaho, ushobora kwifasha mu buryo bwo kwiteza imbere uhereye kuri duke winjiza, utavuga ngo ndategereza ibya mirenge kugira ngo nzabashe gutera imbere, ahubwo ukamenya ko ugitangira kubaho ukamenya ubwenge, ukagira icyo utangira kwinjiza, ugomba no gutangira gutekereza ngo bizamfasha iki, nzatera imbere gute, ubuzima bwanjye ndabwubakira kuki, ndubakisha iki. Kwihangana metode. Mutubwiye ngo ufite umugore n'abana bangahe? 2. Umuhungu n'umukobwa. Ngo abantu tujya kuganira noneho tunanywamo, none ni ku cyumweru, uyu munsi ni ku cyumweru, kandi ku cyumweru abantu benshi baba baruhutse. Bivuze ngo rero no kugira akantu ufata ugasoma ntabwo ari ibintu bidasanzwe, ahubwo umuntu aba ari kwihemba. Ariko uburyo bwo kwihemba turaza kubasobanurira ibyo umuntu yihemba ashingiye ku byo yakoze. Twatangiye tuvuga kwiteza imbere, reka tubwire abadukurikiye ko tugiye kuganira ku ngingo ivuga ku kuzigama, uko aba bagabo bombi twicaranye bumva ingingo yo kuzigama n'uburyo bakoresha kugira ngo babashe kwizigamira ibizabafasha mu buzima busanzwe. Nzabandora yatubwiye ko akora akazi ku kiyede, igihe kabonetse n'igihe katabonetse agakora ubuhinzi. Kandi ubuhinzi bwo mu cyaro murabwumva nyine, ubuhinzi budasamaje ko nta mashini akoresha, nta systeme yo kuhira akoresha. Iyo agiye kuhira yuhirisha arozwari, siko wakoresha arozwari, nawe ufite uko yita. Hanyuma metode yatubwiye ko yize ububaji, akaba akiga n'ubufundi, ubwo no kubaka no kubaza. Nta nibyo akora, ariko muri iyi minsi ari gukora cyane iki akazi k'ubwubatsi. Twagiye metode. Iyo wubatse ubundi ukorera amafaranga ngahe ku munsi? Ndabize mukunda gukorera kubona umushahara wanyu ku munsi. Ngewe nkanjye hariho nca amafaranga, ntabwo ari umuntu wese ngo ndamuca ngaya, uriya mucaye, ndamucaye, biterwa n'ikintu ngiye gukora. Yego. Ariko biterwa n'akazi tugiye gukora. Nibyo dukora biratandukanye. Ugiye gukora ikintu none biba bitandukanye. Nk'ubu iminsi ndi gukora 7. Uri gukorera 7? Ubishije akazi ndi gukora 7 ntabwo utwogoshera? Ntabwo ari kubogosha. Ntabwo numva ari makeya. Faranga ubu ni make, ariko niba yaba make nanone ndanyabyaza umusaruro. Yabyaza umusaruro nanone. Ukorera amafaranga 2,000. Ubwo niyo tugiye kuza gufatiraho. Hanyuma watubwiye ko ufite umugore n'abana bangahe? 2. Ufite umugore n'abana 2, ukorera amafaranga 7,000. Ayo mafaranga uyacunga ute? Reka duhere kuri wowe. Amafaranga 2,000 nk'ubu ngubu nguhembye amafaranga 7,000, hakashira icyumweru yakorera. Ubwo ni iminsi 6, sibyo? Iminsi 6 wanye 42. Uyatubwira ukuntu yakorera, uyacunga. Gusa nyine abana mfite baracyari batoya, ntabwo ari babandi ngo bakeneye kurya ibyo byinshi cyangwa ibindi nk'unsoma. Yego. Ariko nk'ukuriya ariko mba ntekereza ukuntu abana nyine nuko kibatoya, ariko ntekereza ngo byibuze bazajye kunsoma, byibuze amafaranga ngenda mbika ku ruhande. Yego. Ngavuga ati uyu mwana nta kintu azamburana mu gihe nyine ndi gusaza. Yego. Nabo bari gukura. Icyo gihe rero biramfasha ukuntu rero nizigama rero. Yego. Tubwize ukuri, buri wese afite uburyo bwe, nawe utubwire uburyo wowe tugiye kutubwira uko ukoresha, na Pierre araza kutubwira ubwo akoresha, n'abantu badukurikiye muri comment bazatubwira ubwo bakoresha. Ariko nibura buri wese aba afite uburyo akoresha mu rwego rwo kugira ngo agire ikintu yizigamira. Yego. Bongeye ukuntu amafaranga iyo nyabonye 42 cyangwa 42, yego, niyo munsi yayo mfite uburyo nyajera. Nibyo ugiye kudusangiza. Sasa ukuntu mbigenza rero, fata amafaranga nkajyana mu itsinda. Yego. Buri cyumweru mfite itsinda nanga 4,000 cyangwa 3. Noneho ubwo ni umunsi umwe ngomba gutanga ayo ngayo. Yego.
bo ayandi mfite simukadi eshatu. simukadi eshatu zose ebyiri ni mobile money, indi ni Tigo Cash. Noneho ukuntu mbigenza rero, sasa fata ya simukadi imwe ya MTN, iyo nyibika ahantu kuri, nta nyibika ntawe nishyira, ntabwo muri telefone, ni no telefone. Rekumva iyo ndayitsinda rwose kuri, numva rwose pe, najya niyo nagira ikibazo ntabwo iyo nyireba, iyo ngiyo nzi ko izarengera ibibazo bizavuka cyangwa ibyo nzabikora nyine nkariya nyine gukora utuntu twinshi nanjye mu rugo. Niyo ngiyo iyo nayigeneye iki rero, iyo simukadi nabitse iyo ngiyo, iyo ndashaka ngo izajya ingurira sima, ingura umucanga, nanjye nkuri wanjye hase neza. Nkorera abandi nkakora neza, nanjye ndashaka kwifuza ko nanjye nakora iwanjye hagasa neza. Yego. Iyo simukadi niyo system nayikoresheje iyo gahunda. Iyo simukadi. Dusondere neza. Indi ya kabiri. Komeza. Indi ya kabiri. Iyo noneho. Iyo ni akazi. Iyo wampaye amafaranga. Niho intego. Nimba igeze ku mafaranga 20. Ibihumbi 20. Bya 10 itendekera kuri simukadi. Yego. Indi 10 nkakemura ibibazo mu rugo. Ariko hari amafaranga nanone nako kuya simukadi yindi, hari simukadi mfite yindi yandi ya gatatu ya Tigo Cash. Tigo Cash. Iyo ngenda neraho igihumbi buri munsi. Y'ukwezi kugeze. Gusa si 30 ku kwezi. 30 ku kwezi. Ya 30 ugera nkahahira rimwe. Noneho namara guhahira rimwe. Yego. Sibyo? Yego. Nkagwana yenda n'uburisha. Ushaka kugura wenda nk'agafuka k'umuceri k'ibiro yenda nk'igice. Yego. Kawunga yenda ibiro 5 hariya, ubugari ibiro 5 hariya, ibirayi 5 hariya, ngo n'amavuta n'amakara. Bibe birabaye. None yandi nkorera yandi ya simukadi yo yikunda kujya amafaranga banyishyuriraho. Yego. Iyo bigenze gutyo veni 10 nishyira kuri simukadi ya mbere. Noneho yandi simukadi ya Tigo buri munsi mbara kugihumbi kigomba kujya he kuri ya Tigo Cash. Yego. Yanasigaye nyandi kugwa ati ni icyo bakoza ari isabune umunyu utuntu twihuse two duke twafiye ko kuntu. Nuko bigenza kwizera kwa nyine. Abantu badukurikiye mwabyumvise, najyaga mbabwira ngo ushobora kwizigama nibura 10%. Ariko urumva ko methode ashobora kuba arenze 10, banza wizigama 50%. Bamwe mujya muvuga ngo ntibishoboka. Wumva agatekinike. Nuvuga ngo muri mu mutwe we, muri mindset yamaze kwishyiramo ko ari we urubyaro rwe, umuryango we ushingiyeho kuko ni ukora. Kandi akavuga ngo abana banjye bagomba gutera imbere kandi bagomba kuzakora. Ijambo wavuze ryankozeho ngo abana banjye bagomba kuzakora basanga narateganyije ibyo nta kintu bazambura. Nawe nzasaza neza icyo gihe. Icyo gihe ndi gufata akabando igihe twaduceye tuzandengera. Cyangwa ariko nanone nanibeje kuvuga n'akandi kantu. Y'amafaranga y'abari menshi. Buriya mfite inzu nkodesha. Ufite inzu ukodesha? Uri n'umukire. Uri n'umukire. Ufite inzu nkodesha. Uri kumva nyine y'amafaranga nkodesha wano sasa. Nawe tenyabika abandi muri ya simukadi. Muri make ufite simukadi 3. Mfite 3. Imwe ijyaho amafaranga mu buryo busanzwe. Indi ukayikoresha mu kwizigamira igihe kirekire. Iya gatatu ya Tigo Cash ukayikoresha kwizigamira. Iyo none ya gatatu ya Tigo nono niyo nishyura yenda nk'umuriro, amazi, utuntu nk'utwo. Consommation zo mu rugo zose. Buriya amafaranga urengewe yose ngati ayo ngagomba kujya hanga akajya ndakanga. Nuko bimeze. Methode aratangaje. Abadukurikiye muduhe muri comment mutubwire mutubwire uko mubyumva namwe. Ese wowe wizigama ute? Technique ukoresha mu kwizigama ni iyi. Iya methode turayumvise, amafaranga akoreye yose abagomba akumva methode ariko iryo zina. Methode isani kinibyo bw'inzira. Urabasha methode ya mbere ya kabiri ya gatatu. Uraje kubyira ikindi cyose. Aba ntibanyira ko bw'ikindi.
hari igihe y'amafaranga nanone yamaze kugwira yego amafaranga ntabwo abikika buriya nawe ukwiye kuyakuramo ukayabyaza umusaruro ariko iyo simukadi yo ntabwo nayikoraho ariko iyo simukadi zindi yamaze kuba menshi nagura n'inkoko nkaterera hariya umwana wanjye akagigi cyangwa nkabigurisha nkabona amata none ubu gitondo njye nahifashe umwanzuro wo kujya banzanira amata mu rugo abana bakayanywa yego bakamera neza none njyewe y'amafaranga nako nk'uko zabajya nyine zigatera none zikinjiza amata none nkafata n'icyumweru buri cyumweru umwana wanjye buremewe kurya yemerewe kurya igi amagi abiri yego n'umugore nanjye aka kantu ntigasanzwe uyu mugabo nyamara mu mwitondere mu minsi iri imbere araza kubatungura ariko ntimuzatekereze ko bibaye ako kanya kuko urumva ko ubuzima bwe yabuteguye mu buryo buri munsi aba afite ikintu akora kandi icyo yakoze icyo yinjije buri munsi kigira uruhare mu kubaka urugo rwe ibaze nk'icyo kintu cyo kuvuga ngo nguzi inkoko zizatera noneho zimfashe kubona amata zishyura amata hanyuma mbone n'amagi yo kurya urumva iyo tekinike narababwiye ngo ibintu by'iterambere bitera mu mutwe ni mindset ntabwo ari formule kuko buri wese ashobora kugira iyo formule ariko mindset niyo igufasha gutuma ufata na formule nziza yagufasha kurushaho gutera imbere ikindi none aho cyo mu ijambo barakuvuga bari kuvuga ngo turi kuvuga reba njye rwose ubwo kanya hagize umuntu uvanga ngo njyewe ndaguhamagaye ngo uzo nsura wasabye ibintu bihari kajya bimubeshe ndi kuvugisha ukuri none nzaza buri muntu avugira ahantu hagaragara njyewe rwose ufite ikibazo yaza akangera iwanjye akareba ibyo navuze byose azasanga ari byo niyo simukadi ndazimwereka urugendo rurakomeje ko kwiteza kandi nababwiye ko tugomba guhera hafi ntuzahere kure cyane ahubwo uzahere hafi yawe twagiye